Roselyne Tuyishimire nkaba nkora umuziki muri Norvège nkakora gospel. Watangiye gukora uwo muziki ryari uyu munsi ugeze he? Indirimbo ya mbere yanjye na recordinze nayikoze mu 2014. Ubu maze gukora indirimbo 6 zo ziri hanze. Video enye n'amaudio 6. Nihe intego yawe rero kuba uri muri uyu muziki? Ni ukwishimisha, ni ugushaka amafaranga, ni ugushaka kuba umusitari, bimeze bite? Intego yanjye ni ukugeza ubutumwa bwiza bw'Imana ku bantu benshi bashoboka. So kuva watangira uyu muziki wa gospel ni iki gifatika bimaze kukugezaho icyabirangira aho ngaho? Ikintu gifatika nabonye message nyinshi zimbira ko ubutumwa ntanga gukora ku mitima yabo kuri njyewe ibyo biba bimpagije. So kuvuga ko ntaba nashoyemo amafaranga ariko ni nkuko nabandi bayashora batura cyangwa bakora ibindi bikorwa byiza, ni ubwo buryo nanjye mbikoramo. Hanyuma aho tubwiye muri Norvège uhari mu buhe buryo? Uratuye, uriga, wagiye gusura inshuti n'abavandimwe, profita no gukora umuziki, bimeze bite? Muri Norvège nagiye yongeye kwiga ariko ubu ngubu ndatuye ndanakora. Iyo uvuze ngo ndatuye umuntu ashobora guhita atekereza ko wenda ufite umugabo, bimeze bite? Oya ntabwo mfite umugabo, mbana n'ababyeyi. Nabanaga n'ababyeyi banjye ariko mama yitabye Imana, ubu ndi kubana na papa gusa. So mbere yo gukora uwo muziki wa gospel hari abandi wasanze mu kibuga basanzwe bawukora, ubona ari ibiki wenda bitagendaga neza kuri buti ahangaha hari icyo hongeye kukiziba nanjye nshyireho itafari ryanjye nicyo kitagenda neza? Narebaga indirimbo za gospel cyane ariko haburagamo gakondo gospel yaraburaga, kandi njyewe nakuze n'ubundi nkunda gakondo cyane. Ni muri urwo rwego rero navuze ati reka nanjye ndirimbe gakondo muri gospel kuko nayikundaga cyane. Ubu nabahe bahanze mwaba mwarakoranye indirimbo bo mu Rwanda cyangwa se wifuza kuba wakorana nabo indirimbo? Maze gukorana iri hanze ubu irimo Daniel Ngarukiye, usibye ko nawe aba mu Burayi ariko ni umunyarwanda. Hanyuma nakoranye na Serge Iyamuremye, ubundi ndimo ndapanga no gukorana n'abandi uko Imana izashoboza. So ejo hawe hazaza rero hameze gute? Urerekeza hehe abakunzi bawe n'abafana muri rusange? Ejo hanjye neza, ndimo ndabategura ibintu byiza kuko ndashaka uyu mwaka tuzatangira 2020 na launching album, azaza mu Rwanda nkakora ibitaramo nk'abandi. Ubwo ushaka nko mu mpera z'uyu mwaka 2020? Mu mpera z'uyu mwaka ndumva nzagaruka gukora launch album. So tujye tubona abahanzi barimbaga gospel igihe kikagera bakabihagarika, hari imvugo iri hanze hanga ngo bakabivamo bakajya kuri indirimbo zisanzwe abenshi bita izisi. Wowe ni ikihe cyizere waha abadukurikiye ko igihe kitazagera ukabihagarika? Njyewe navutse mu muryango wa Kristo cyane, ubuzima bwanjye bwose naririmbye gospel, kandi rwose pe aho kugira ngo bivemo ahubwo burya ntago byanamvamo njyewe, aho kugira ngo mbivemo ahubwo impano iriyongera, ububyutse cyangwa umuhate urakura, numva ahubwo ndashaka gukomeza no kurusha uko nabikora. So umuntu ubundi ubarizwa muri hedini, umudive, umuyehova, umurokore, ubarizwa muri hedini? Njye nabatijwe muri ADPR ariko kubera kujya hanze ahantu hakonje n'iki bituma amabwiriza ADPR nsa nk'uyahindukiyeho gato, ariko ubundi mu mutima n'ubundi ndi muri ADPR. Se umuntu arebye nda nko ku musatsi tuzenda imyitwarire y'ADPR ku bigenda, ntashaka kuvuga ati enda waraguye bavuga ngo baraguciye. Oya ntago naguye, nta nubwo bansha kuko n'Imana iravuga ngo tumenye ubwenge. Imana avuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Hagati aho rero iyo ubonye ukonje ugashyiraho iyi plante kugira ngo igufashe ntukonje ngo urware, ntago numva ko cyaba ari icyaha cyatuma bavuga ko naguye. Ubwo rero bibaye ngombwa ko bagusaba gukuraho uwo musatsi ugasubizaho natirere, wabyakira gute? Wabyemera? Bitewe n'ahantu mba ntago byashoboka kuko ntago nashyiraho natirere ngo nzajye kurwara, imbeho ni nyinshi ntabwo byakunda. Ariko habaho ingofero zabugenewe? Ingofero ntabwo wakwambara ingofero no mu nzu no mu kazi hose kuko imbeho irahagera hose rwose ntabwo byavamo. So ndacyasenga. Okay, urimo urasengera umugabo? Oya ndacyasenga Imana ngo inyobore. Ibyo ni ibintu erega umugabo ni umuntu muza bana burundu.
uvuga iki ku nkubiri ikunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga y'aba diaspora bafasha abasore bo mu Rwanda rimwe na rimwe bagahemukirana nkawe niki babivugaho ubona babiterwa n'iki? Ntago njyewe mbizi kubera ko bitambayeho cyangwa bitarambaho, ikindi ntago njya mbiha umwanya, ntago nkunda no kubikurikirana actually mba ndi busy ukuntu. So amakuru nkayo yo kuba ese ubundi namenya gute abakobwa bo muri diaspora mba bari kumwe n'abagabo mu Rwanda cyangwa n'abo mu Faransa? Hari abatabikubwira kandi ntago winjirira umuntu ngo ariko hari byagiye hanze aba isi yose irabibona. Ku mbuga nkoranyambaga cyetse nimba utaba kuri social media mba ndiho wa mu rugero rw'ibyagiye hanze. Hari biherutse kuba bya Sano aririmba nawe gospel ndetse n'umukobwa bari banavuga ko bari baranasezeranye mu mategeko babaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barashwana kandi bivuga ko umukobwa hari uburyo yamufashagamo amwohereza. Kuki se mutakoresheje Sano interview cyangwa ariko bakubaje we icyo nabivugaho ni ubuhemu, erega ubuhemu bwose ni bubi, si Sano gusa n'uwo mukobwa yamuhemukira byari kuba ari bibi. Uwo ari we wese wahemuka ubuhemu ni bubi. wese nta muntu waba ufasha mu Rwanda ku bijyanye n'iki ubuzima busanzwe kuzamurana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo cyane tuzamurane ndafasha aba nk'umusore nawe ndayigura. wamuguriye iki? Nta musore ndagura ikintu na kimwe.